mukurikira Renaissance 5 TV. Amahoro y'Imana abane namwe. Nk'ibisanzwe ni Josiane muri kumwe, ndagarutse mu kiganiro. Reka mbabwire ngo mugire intangiriro nziza z'icyumweru. Iki cyumweru muzahirwe, muzabonemo byiza byinshi kandi ibyo mwifuza byose Imana izabibagenera. Ndagarutse rero tujye kuganira kuri topic ivuga ngo babyeyi mushyigikire impano z'abana. Nkibaza nti ese umwana azashyigikirwa ryari kugira ngo impano ye ikure neza kandi ayikure ayikoresha neza? Se azashyigikirwa uko arangije primaire, umubyeyi agomba kumushyigikira uko arangije secondaire? Ese umubyeyi agomba gushyigikira umwana ku mpano yabona afite uko arangije kaminuza? Ni nk'ibyo byose tugiye kureberaho. Ese no mu gihe ugomba gushyigikira uwo mwana ugomba kumushyigikira gute kugira ngo utamuhutaza, cya kintu yumvamo akunze agikore neza kandi nawe ntikikubangamire? Akenshi iyo umwana hari impano afite itandukanye n'iyindi n'iy'abana aho ngaho mu rugo, cyangwa se n'icyo umubyeyi yifuza ko uwo mwana yazaba cyo, icyo gihe umubyeyi atota umwana kugira ngo cya kintu kimuvemo, ariko kiriya kintu ntabwo kiba gikwiriye. Ahubwo niba umwana hari ikintu agaragaje gitandukanye n'ikindi, akakwereka ko hari impano afite nziza kandi ishobora kumugirira akamaro, yimushyigikiremo, kuko ashobora gukura agera mu myaka yo hejuru akavuga ati iki kintu ndagikunda ariko ndabona atari cyo kizagituma ubuzima bwanjye bugenda neza, ahubwo nkivuyemo ngiye muri iki. Iyo wakimushyigikiyemo agenda amahoro yishimye kuko waramushyigikiye, umuba hafi. Niba aje kugushyikiriza akifuza akubwira ati mubyeyi cyangwa se muvandimwe wanjye waranshyigikiye mu buryo ubu n'ubu, iriya mpano nari ndimo, cya gikorwa nakoraga ndabona atari cyo kizatuma ubuzima bwanjye bugera aho nifuza, mbaye ngihagaritse ngiye muri ibi ngibi, ariko nanone nshobora kuzakigarukamo bitewe ndagikunda urabizi, ariko muri uyu mwanya ndumva nagakwiye kujya gukora kiriya. Icyo nacyo ni ikintu cyiza, kuko niba umwana akubwiye gutyo ni uko kuva hasi wamushyigikiye mu byo yakoraga byose. So rero hari ukuntu umwana aba ageze mu myaka 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahantu yicaye ugasanga akunda kuririmba. Mwaba muri nko mu rugo nko muri weekend, agatotsi kagufata wicaye mu ntebe, undi akanyaruka mu cyumba akazana ikereyo n'urupapuro akagushushanya mu ntebe wiryamiye usinziriye, cyangwa se akabakirirwa rushushanya pura inzu mufite uko iteye, uturabo abonye hanze agashushanya akaza akakwereka. Uwo mwana no kuvuga ngo bafite impano yo gushushanya imurimo, ntabwo aba ari ikintu abashakisha. Igihe ari ku ishuri ari kumwe n'inshuti ze, ari muri classe, igihe abandi bana nta kintu bafite cyo gukora barimo basakuza, we ugasanga ari mu ikayi afite agakereyo n'urupapuro ari gushushanya. Uwo mwana iyo mpano umubyeyi aba agomba kumuba hafi kugira ngo iyo mpano ikure neza. So niba ufite umwana ukunda gukina, mushyigikire. Gukina ntabwo ari bibi. Iyo agiye gukina niho ahura n'inshuti, niho akura inshuti. Za nshuti ze iyo bari gukina afite ibyo baganira bimwubaka, kandi nawe ugasanga muri sosiyete ameze neza. Niba akunda kuririmba, mujyane muri korali, mushakire korali ajya ahantu aririmbe, bizamufasha. Niba akunda kubyina, mushakire itorero ajyamo abyine. Ariko muri uko kumujyana ntujye umubwira ngo genda agaruke ntumenye ibikorerwayo cyangwa iki. Ujye ugira umwanya umuherekeze. Kwa kumuherekeza umutwara ahantu agiye bizajya bimuha motivation, azajya agenda yumva ashagawe, kandi cya kintu arimo yumva ko ari mu mwanya wacyo, ko abamuri iruhande amufite mu nshingano bakunze cya kintu ari gukora. Icyo gihe bizamuha imbaraga, no mu ishuri azatsinda neza. Ariko igihe uzamubuza azajya yiyiba ajyayo, usanga ari gukora n'andi makosa. Kubera iki? Yagiye yiyibye, ntiwamushyigikiye, ntiwamushimiye. Niyo akubwiye ngo gutya na gutya, urambwira ati wowe icyo kintu sinyishaka, niyo gutuma urangara ibiki n'ibiki. So umwana wimubuza igihe akweretse ko hari impano afite, apfa kuba atari ikintu kibi kirangiriza ubuzima bwe, ahubwo mushyigikire. Noneho muri kwa kumushyigikira umutere imbaraga. Urambwira ati mama nkunda gukina umupira, kandi muri weekend ikipe y'ikigo nkinira izahura n'iyindi kipe, se byashoboka ko uzaza tukajyana? Wimuhakanira, mubwira uti ntabwo nzaboneka ariko nzaguha mukuru wawe cyangwa se murumuna wawe aguherekeza. Kuba byo byonyine hari umuntu wo mu muryango we uhari uzaza kureba uko ari gukina, azakora ibishoboka byose akiri neza, kugira ngo wa muntu nataka ajya mu rugo ati usiko runaka yatsinze igitego, nyine mwumve yuko ko cya kintu arimo agikunze kandi agifitiye ubushobozi. Ati ikigo cyose cyishimye kubwe.
ukumva yuko icyo gihe aba ari motivasiyo umuhaye. Niba akunda kubyina ukamushyigikira ukamuherekeza, ahubwo muri weekend ukamubaza se muri weekend mufite kwitoza, ahubwo ati dufite kwitoza muri weekend, muritoreza he? Akakubwira ukamuherekeza, cyangwa ukamubwira ati uyu munsi nta muntu ubonetse ariko ikindi gihe hazaboneka umuntu uguherekeza. Ushobora no kumubwira gutyo umwana akagenda yishimye, ariko yageraho amazeyo amasaha abiri akabona urahari, icyo gihe noneho yishima kurushaho kuko abona yuko hari abantu bamushyigikiye muri ruhande. Ariko hari ikosa ababyeyi bajya bakora, niba umwana agaragaje ko akunda gushushanya, icyo gihe ahantu umubyeyi aba yicaranye n'inkoni, uko umwana ari mu rugo afashe ikaramu ashushanya, ubwo intoki zikaba ziragora akubiswe paka kugira ngo ibyo bintu abireke. Umwana arabireka, ariko niyo abiretse bireka kuko ashaka kubaha ababyeyi no gutanga ihumure mu rugo, ariko mu by'ukuri muri we haba hari ibintu byinshi byangiritse. Mu bwonko hari ikintu cyangirika, imvamutima ye irangirika, no mu mikurire ye irangirika, kuko muri kwa gushushanya ni ikintu yiyumvagamo kandi kizamugirira akamaro. Niyo yabaga ari ku ishuri yabonaga inshuti nyinshi kuko ashushanya, kuko yabaga ari ku ishuri abana akamubwira ati dushushanyiriza kano kantu, akabashushanyiriza, mbese ugasanga afite sosiyete nini imuzengurutse kubera cya kintu akora, akumva ahora anezerewe yishimye, kuko iyo ari ku ishuri atajya agira umwanya wo gupfa ubusa, ahubwo aba arimo ashushanyiriza abandi bana, bakishima kubw'iki gikorwa yabakoreye, akumva ni ikintu kimufitiye akamaro. Ariko umubyeyi niba atangiye gutyo, yabona umwana aricaye mu rugo arimo ashushanya, inkoni ikaba iravuze ku kiganza, umwana azabireka. Ayo gihe nabireka, wowe mubyeyi uzaba wishimye ko umwana ko cya kintu yakiretse, ariko mu by'ukuri wa mwana azaba atakaje ibintu byinshi mu buzima. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nibigenda gutyo, umwana ubuzima bwe buzasubira inyuma, ni nk'aho azatangirira kuri zeru, azatakaza za nshuti ze zo ku ishuri yashushanyirizaga, atakaze ubumuntu muri we, atakaze ikintu cyo nta kintu azaba agifite kiri motivasiyo kuri we. Kubera iki? Kubera umubyeyi. Niba umwana none akunda kubyina, nkubwira ati mama nkunda kubyina, wanshakiye ahantu itorero nanjye nkajya njyamo kubyina, ati reka reka ntawe iwacu wabyinnye. Niba ntawe iwanyu wabyinnye, ariko umwana wawe ashobora kuba umubyinnyi kandi akavamo umubyinnyi mwiza, mushyigikire, umushakire ahantu ajya abyine mu itorero. Niyumva atabishaka arambiwe, azakubwira ati ndananiwe kandi warakoze kumfasha. Ariko niba bikubwiye ukamwangira, umwana nyine azakubaha nk'umubyeyi, agendere ku mategeko yawe, ariko hari ikintu muri we kizaba cyangiritse. Noneho hari ikosa rikomeye koze nka gutyo, niba umwangiye ari mu myaka 5, 6, 7, 8, ugasanga umwana ageze mu myaka 19, 20, ati harya se ukunda kubyina? Tinakuboneye itorero ryo kubyina. Mu by'ukuri fata imyaka kuva ku myaka 6 kugera ku myaka 20, uba ari imyaka inyuzemo imyaka 14. Uratekereza ko ikintu wangiye umwana ku myaka 6, ku myaka 20 arambura ngo ajye kugikora akagikora? Ni ikintu kidashoboka, kuko igihe wakimwangiye wangirije amarangamutima ye, ubuzima bwe busubira inyuma, n'imitekerereze ye isubira inyuma, atangira bushyashya. Noneho kuri ya myaka 20 uragiye wamwe ngo ugiye kumushakira itorero, ntabwo ashobora kujyayo kubyina, kuko nicyo kintu cyarangije kumuvamo. Kuri we aragikunda, ariko kuko cyagiye agishakaga muri we kugira ngo kimufashe, ntabwo ugeze ukimwemerera. Rero kuri ya myaka 20 nujya kumubwira ngo nakuboneye itorero noneho wemerewe kujya kubyina, ntabwo umwana azajyayo, kuko mayindi ye yose yarangije guhinduka, hari undi murongo ari kugenderaho. So rero nta wundi muntu wo gushyigikira umwana mu mpano afite, nta n'undi muntu wo kumuba hafi mu mpano agaragaza. Ni wowe mubyeyi, ni wowe muvandimwe, ni wowe ugomba kumuba hafi ukamufasha muri byose, kugira ngo umwana azamuke neza. Umwana niba afite impano ukamushyigikira, mu ishuri azatsinda, intekerezo ze zizagenda neza, kuko igihana niwe azajya aba muri ari gukina, igihana niwe azaba yicaye ari gushushanya. Iyo ari gushushanya araruhuka, iyo ari gushushanya asabaniramo n'inshuti ze, kuko inshuti ze ziraza akamubwira ati dushushanyirize. Uko ashushanya bakaba bamuganiriza batera story, uko yagiye gukina abakina n'abandi barimo batera story, uko yagiye kubyina aba yunguka izindi nshuti nyinshi zimufasha mu buzima busanzwe. So rero babyeyi mushyigikira abana, ntago impano umwana afite bivuze yuko nayijyamo izatuma bikira arakura ari kirara, oya. Nuyimushyigikiramo ukamwereka inzira ikwiriye agomba kuyikoramo, ya mpano afite izamugirira akamaro. Ariko nutamushyigikira, rimwe na rimwe azajya yiyiba agende,
ujye kumva baraguhamagaye umwana wari kwa muganga, ntibaze ati si umwana wanjye ko namusize imuhira byagenze ute, wasohotse mu rugo nawe arasohoka aragenda ajya muri gahunda ze, nugerayo kwa muganga ukamubaza ati wavunitse uri burya avuga ati navunitse ndi gukina, ko nagusize imuhira wageze aho ukinira gute, ati umaze gukina nanjye njya gukina, ati numvaga mbishaka. Ariko iyo umuha umwanya akagenda, yego nabwo ashobora kuvunika, ariko akavunika wari uzi ahari n'icyamujyanye, atavunitse ari uko yagiye yiyibye. So uyu munsi rero mubyeyi, nanjye n'undi wundi dufite inshingano zo gushyigikira abana mu mpano zabo kugira ngo bibafashe mu mitekerereze, mu gukura neza mu byo bakora byose. Ntabwo impano umwana afite izatuma aba ikirara, ntabwo impano umwana afite izatuma aba ikindi kindi, ahubwo umubyeyi numushyigikira ya mpano imurimo izamufasha mu buzima bwe bwa buri munsi, agere ku cyo utatekerezaga ko ashobora kugeraho, kandi kimugirira akamaro, kigirira akamaro na sosiyete, na barumuna be bari inyuma nabo bibagirira akamaro, kuko azaba ari indorerwamo yabo. Mureke dushyigikire abana mu mpano bafite, tubafashe muri byose, bakure neza mu myumvire, mu mitekerereze no mu gihagararo, bakundwa n'Imana n'abantu. Murakoze, mugire umunsi mwiza, Imana ibarinde.